tekida besha yakungumuriye muwo yacanye iyo mpamvu gusengerwa ntacyo bimara iyo utacanye iwawe ariko iyo wacanye iwawe ugakungumuriramo amararigaraza ugakungumurira mu muriro ubujura bukaza ugakungumurira muwo wacanye aravuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntukagire ute ntukazi gusengerwa umurongo w'ivugabutumwa amavuta Yesu bonekwaga amavuta nakwiriye amavuta Yesu bonekwaga bakunze bagusengerwa twiyama twaguma amavuta nayo indirimbo ntuyica amazi tubuza kwiyatsa tubuza kwiyatsa no kwicatsa aho kavuga kwazo amavuta abonekwa hari abantu baka mbere y'amavuta amavuta ataraza bakaka mbakubwira ni isafuriya ushira ku ziko uteganya gushiramo amavuta aho yarindiye amavuta ikaka ujya siba yatsegura bikana kwaka kw'isafuriya ndikuzana ifiriti zanwa n'amavuta twe turi amasafuriya rero nk'ibikoresho by'Imana. Haleluya, amen. uyu ndamukunda yaravuze ati sindiyatsa nk'isafuriya kuko ni nkiyatsa nta firiti zabona ahubwo nta mavuta mbone kwaka urinde wigira ute bucya urinde bucya mpamvu yavuze nijoro niho abazimu bakora nuko hari abaka ku manywa nijoro bakazima kandi satani akora nijoro urakoze cyane rero Imana irakoze cyane twakwirinda kuba abakozi hari undi mukozi wiyakije witwa Gihazi yumva nk'umupfu yapfuye none hariyatsa abwira Elisa ati ngizi ngo mpereze ngo ninje kumuzura ujya yari ari kwiyatsa umuntu yiyakije rero acura n'ibyo yirukanye mu bantu ashira ibintu biranga nanjye nigeze niyatsa rimwe njya mu biryo ko hari umuntu turi gusengera ntavuta nta kindi abavuze bati naho nuguhinga nsanga mbonafanaga nkiri gufana imipira uko guhinda nkwinjirana mu dini nahinda bati buriya ni amavuta naho niterine y'abafana bafanaga etenseri cyembo ibyo sibyo noneho ndamuye umuntu kureka ibinkubwira imbere y'Imana izaca imanza zitabera ndambuye umuntu w'ibiganza iyagwaye injamu ndatahana yagwaye injamu aho kuyimwirukanamo injamu ubu dufite abakozi benshi bihaye kwiyatsa ukaba umufite ari nk'umudamu yakwiyatsa ngo yirukana abadayimoni akabazana mu rugo ewana akagira abazimu yagiraga atarase ukavuga uti se babu mushikirize Yesu amwambura agakiza musubize ibyo yahoraga ushobora kugira umugabo akiha kwiyatsa kuko kutagira abo bagezweho kumva afite impinja enye ahandi abitewe nuko yiroshe kubimurusha Imana kuko tudakirana n'ibifite mbere yo gukirana n'ibi bintu uravuga ngo nta mavuta mboneka nicyo nshimira Mose yabwiye Imana ati niba untumye mu Egiputa uzi ko barema ibikeri impakurema nanjye birutira uzi ko barema inda imbaraga nazo zabishobora uzi ko bahindura amazi amaraso nanjye bimba iravuga iti rero Mose mwana wa mama ndakunda n'ibyo batuze n'inzo wanze kwirarira
nanjye ngiye kuguha imbaraga ziri hejuru y'izabo imwigisha gukora ibitangaza iramubwira ngo shira inkoni hasi ayishize hasi ihinduka inzoka abarakuragusha ngo arenge kimisagariti garuka ngubwire ntahira kukwigisha gukora Mose ati niba nakubwiraga nje ntinya inzoka mbutwara irongera ihinduka inkoni ataka ko karaje ikiganza cye gikozeho kiburugo kugira ngo abanyamahanga batazamugira urugo icyo nzakikuganiza ubutaha ubu dufite abantu benshi basenga babaye urubura ni iki urubura rugira amazina ye atatu ni amazi n'urubura n'amazi amazi yo rugo bigakonja bikabura yagera ku isika bikanaba amazi mbega ni mazi rubura n'ibyo ntabwo rero ngo urakoze cyane nagusaba ngo usenge dusabe ijambo ry'Imana bakuzi bagusenganwa munezero agarukana munezero nyine nuko ijambo twarwerutse kuganira ku rukundo nyako utagira ikiguzi kandi rubuza abandi kurimbuka izindi zifite aho zivuka nakunze kubuza kurimbuka pointre ushaka uburare ngurora ariko kubuze kurimbuka ntaho urukundo I love you je t'aime avec byahindi afasha yari cyane yabaje nawe se kamubuza kurimbuka muganya kabara ribinde we nyewe narako urumva bikabijyana bijyana urakoze kunyakira Imana ikumugisha mu izina rya Yesu kwakiriye yego hano kuri gusengerwa yego abatangiye gusenga ubuhanuzi bw'Imana bwinshi amen ye ni bwinshi Mana turagushimiye ijambo tugushimiye ko umwana natwe umukozi wawe ukomeje kumwimana kandi uri kumwe natwe kandi nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere niyo mpamvu tuvuze ngo duhe amavuta ko ntabwo dushaka kumera nk'ariya masafuriya ahubwo waraduhamagaye kandi wahamagaye wabahaye amavuta turasenga ngo abantu badukurikiye bazumva iri jambo ndetse n'abari kuryumva live buri muntu wese ahemurwe n'iri jambo iri jambo rihinduka umuti iri jambo rimukiza ibikomere iri jambo rizura ibyapfuye iri jambo urikoreremo kuko ijambo ryawe riraruhura ijambo ryawe rirazura ijambo ryawe tugushimira ukora mu ijambo shikira umukozi wawe ubana tugura byose mu izina rya Yesu Kristo amen turasoma ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 17 umurongo nuwa 20 ibice 17 umurongo nuwa 20 tugiye kunganira ku mpaka ziri kwisi kukitwe bitembera kukibidakoreka kukibidacamo kandi dusenga ntibicemo ese ibi bitewe n'iki umwami adufashe rimwe n'ijyarindi rivuga ngo mu minsi y'imperuka urukundo ruzakonja inkundo n'ibiri hari ugukunda biri ku isi no gukunda Imana bifatanyirizamo kutuzanira ibyiza 17:20 haravuze ngo arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke ndababwira yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu musozi mutiva hano uje hirya wahava kandi nta kizabananira ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza uyu uvuzwe n'indi ni Yesu n'abantu kuko nahoze nkubwira bagiye barasenga ariko ntibakandire ku badayimoni ibindi bikemera muri korari wera ariko uruwehe yego akabonye Imana ikigizirimba simbangana riboko n'ibiki byose n'abaringara nyine ariko kuri dayimoni bigera igihe dayimoni zibasumbya imbaraga
zibaruhije imbaraga baravuga batari kwa kugira ngo tugwe ku giti tugiye kubaza Yesu impamvu we byemera twe ntibyemera baramusanga baramubwira bati tumaze iminsi twinaze ku muntu tuvuga ko hari amavuta tumwinagaho tuvuga ko hari ubutware ko hari ubushobozi bw'Imana Sayiboni noneho turahiroha ariko aba bari bafite amakosa abiri kudasenga no kutiyiriza ubusa murabana bivuga cyane nabivuga buhoro kugira ngo abajyi batandeba nabi batigera ko ntabyo ugira ariko rero kandi iyiriza ubusa by'ubu naryo ryarantangaje urakoze mwami Yesu Kristo arababwira ati bene uyu mudayimoni urumva ko hari sorute de dayimoni hari ubwoko bw'abadayimoni ubwo yavuze ngo bene ubu ni ukuvuga ko hari n'abandi banashoboye no kuba babirukana bene ntabwo nizi ikinyarwanda cyinshi ariko sobanura usanze umuntu ukaja kumuvuza nk'umurwayi akakubwira ngo bene abazi ko wowe witiranyije ibintu ukagira ngo abadayimoni bose babirukana kimwe kabisa imisengere yo ku isi naho aho icangiye abantu ntabwo bazi gutandukanya kuko mbere y'uko urwana umenya imbaraga z'umwanzi ntukido ibi mwumva ngo haleluya iyi haleluya hari abazimu bayimbira abahe aba bavuzwa aba hari abazimu bamize imbaraga za Dawidi bari bari mu mugore wa Uriya Dawidi yari afite imbaraga nyinshi cyane ariko ngo abazimu bafata intege z'umugore wa Uriya bazikubita Dawidi mu jisho irigwi ryo ku rugamba byose babisandaza hasi bene uwo rero abagomba kwiyiririzwa ubusa no gusenga ndetse igihe kirekire ntabwo abadayimoni bose ntabwo ari bamwe hari umudayimoni ugutera kuryagagurwa ariko bene uwo iyo umufatiye umwanzuro wasenze rimwe aragenda uwatandukanye n'uguhamagara rero nzi uduhungu twene Sekiwa ngo twagiye gusenga ngo duhura n'abadayimoni bo bari bashinzwe kukumwaza bakagukuramo na suveto ngo ubuhungu buraza uravuga ngo turabirukanye mu izina ry'uwo Pawulo ngo barambwira ati Pawulo turamuzi na Yesu turamuzi aho harantangaje uza abadayimoni baza abanyamavuta n'abatagira amavuta Pawulo yaraje ntibamukuramo ishaka Yesu aje ntibabimukura ubwo buhungu buje buhagarare tubere muravaye niho mpamvu nakubwiye ngo vana imiga ryo mu gusenga uyu mudayimoni nawe rero yaje yiyoberanyije kandi uyu ni umudayimoni utagenda uzi ko uwo yumva hari umudayimoni utava mu rugo ni wo muti tugiye guha abantu ukarepeta ukamutahira ukagigabura ukamutahira ukaja mu butumwa mu Isirayeli ukaja ukaja naho imva ya Yesu iri ukayora mu butaka ukareba naho Yesu yararambitse umusaya bamuhambye ukaza ubwikoreye uti mbujanye kuyu mudayimoni uri iwacu ubwo butaka kaburya yabumara kongera kabutera kaja mu giterano ugapfukama amava akaba nkayinga hari umudayimoni utagenda ubingwa nyinshi la majorite zifite dayimo umubi kuko abadayimoni bari mu buryo bubiri hari utera ariko wasenga kiru kuko baravuze ngo kandi mugwanye satani nawe azagira ute azabahuma ariko hari uba mu rugo uyu rero uvuzwa ngo yaje akamutura hasi ababyeyi be
bamuzengurukana insengero, ibyo kurya igaburo ntacyo byatwaraga uwo mudayimoni, ibyo kubura umushumba ntacyo byatwaraga iyo dayimoni, yari ituye nigature. Dayimoni turi kuvuga aha nitava mu rugo. Waguze inyama mukagwana n'umugore, waguze impungure mukagwana n'umugore, waguze iribaya mukagwana n'umugore, waguze imisumari mukanagwana n'umugore, washashe mukagwana n'umugore, mwajanye mu bukwe mukanagwana, mwajanye ku mazi mukanagwana, mwajanye muri sauna mukanagwanira, mwajanye mu mangazini mukanagwana, muri vewiti mukagwana, muri lava mukanagwana, yakarabye mukagwana, atakarabye mukagwana, yisize mukagwana, yimakiye mukagwana, yasize umuntu mukagwana, atawusize mukagwana, yashokoje. Uyu munyagwa uba yaramenyereye toute activité de la famille, ibikorwa byose bya famille akabimenyera. Niwa Yesu yavuze ngo benuye muja kwiyiriza ubusa mugasenga kugeza ubwo agiye. Ari makeza. Uyu ntibamujana kwa mudugudu. Uyu umujanye kwa mudugudu naho mugwanira. Mugero bakavugana, madame ati nukuvuze uti ndakubwiye ngo mfite, ukanasanga aho mwagiye kwiye. Uyu ntibamujana kwa pasitori, muja kwa pasitori muti mukagerayo mwitonze. Tubundi ati uyu mugabo ati nta turi kuvuga runtungiye, ati noneho umugabo nawe ati abagore bubura bazi. Umugore atumva ibyo dupfa, abagore bubara bazi, nawe uti ntuntunga urutoki ndati ndaka, ukanasanga aho mwagi. Uyu ni dayimoni, uyu azengereje ingo nyinshi. Mbizanye ku rubuga, narakoze ubushakashatsi, nkifuza ko bamenya agaciro ko gusenga no kwiyiriza ubusa. Mbega ikintu nje kwamamaza ni icyavuye mu kanwa ka Yesu, akamaro ko gusenga no kwiyiriza ubusa. Mani kumugisha ntabwo byumvishe nje kuvuga ngo ingo nyinshi zifite uyu budayimoni nutava mu rugo yaruvamo akaja no munsi y'urugo. Igihe nyiracyaha kiti huhuka, umugore ati sohoka uje ku giti, umugabo ati kitanja, umugore ati namwe nguko murabona, umugabo ati uzashaka mukamurafatanye. Kandi ni igihunyira ubwo kiri kugenda cyari kihaguye kinaniwe, ukavuga ngo kije. Ariko gikuruwe nande n'uyu mudayimoni uritava mu rugo. Uwo mvuga n'utava mu rugo, ntabwo ndi kuvuga uwo basenga agahunga akamara icyumweru. Ndavuga uyu uza mwagurishije na miliyoni 80, ukanarara uravuga uti mani ushobora guta. Uyu yabaga kwa Naniya na Safiri. Umunsi bagurishije bose baguye ku rusengero, babonye umukiriya bariho bagwa ku rusengero, aribwo bari bashuje. Ni umudayimoni udatinyira isubizo. Bene uyu rero biyiriza ubusa. Uyu nguyu yameze nk'isogo, nta sogo zumva umunyu. Iyo wumvisha umunyu mu sogo bazapfuye. Iyo mpamvu bavuga ngo bazirungeze ibisogo. Uyu ntiyumva uturirimbo ngo imbabazi, ntareba umuhogo, anaraza na kanseri hano n'uwavugaga ntava. Uyu aba afite imitego hose. Ubwira n'umuntu uti nshurwara yaruca agakebino ukamukubita urushimukana. Uyu ntakangwa ngo waguze amavuta yo gukara, uyashiramo wajugunyamo ibitungura amavuta akayaroha ku bana, umwana akaba arahiye. Umugabo akaza atutwitswe nande bebe ati ni mama njugunyeho amavuta, uti narakubwiye uko bimeze. Naho n'uyu mudayimoni utava mu rugo, bantu mukuri babarira ucakarongo ko tumukiganira cy'umuti w'umudayimoni utava mu rugo. Uyu atera gipasi,
umutware zana nguterera ipasi akinjira mu rusinga harakazana umuriro mwinshi wakubita ku kote akaba haje ikirema uti mutware waje uti satana araje atagize ate atatwize ikote ati ubwo n'umurangazi bwawe utumva mutware nari kuguriraho kugira ngo uti none uranduka ndaje gusenga niki ati ijambo irindi rihari ngo ko ari ryo nari napanze wari kubwo bwibone muzamuri mukanarwana atari wowe atari madamu ariyo dayimoni itavahe ijaga ku mugezi aho bari kuvura nahijyayo bawumvishe ku iteka yabwiye Gideyoni ngo manura ingabo zije ku mugezi wabaraje abagize ururimi nk'imbwa none se waje abagiza atari dayimoni yo gutera iyiraza niyo bari kurya iyiraza n'abantu bari kurya wafata ifurusheti wakoza mu nyama ikayitura hasi nyama igahirima ngiri umugabo atuje umenya ko zambyeze umugore atari kwirancitse umugabo atari kwigucika ati ukuko ubutayiguze umugore ati nkaho zishikire zijye wenyine ubwo ndagiye na utigaruka ujya ati ntaho ndabijya bijana ati nutagaruka ndakwera uturamutse utariri uturari wawe mugakinga ari inyama iguye naho ntibitewe n'inyama ntibitewe nawe ntibitewe n'umugore bitewe n'iyi dayimoni itava mu rugo ari itava mu rugo ishaka amarembo yose iyi nimbi bene iyi nta kindi kiyirukana kwiyiriza ubusa no gusenga ni umuti Yesu yavuze uyu ni umuti Yesu iyi yaje kwa Dawidi ifata umuhungu araza mushiki reba umwana yanga abakobwa ba rubanda bose iyi itava mu rugo naho izafatana ifate na Salomo urukumva wowe kwiteye ije no kwa Busoromo mbega ni dayimoni y'agafamiye urumva ko yabirindutse iyo igafata na Dawidi agafata Mukawuriya igafata n'umuhungu wabo agafata mushiki we igafata na Salomo akazana mbega ibizirikira ibirinduka nk'iyi hirya mu muryango ikawurangiza kugeza ubwo mbega yishimaga nuko hageze ufata ihene yifataga umugabo agafata inka akayiraza kandi afite umugore wari bumwe iyi nimbi kandi aho ibera ntawaturaga ntawuyivugaga kuko ikoreshaga ibyaha utatinyuka kuvugira imbere y'abantu iyi ngiyi ifataga umugore agafata amafaranga mukaja muracuruza yajanaga iwabo ati mutware turi guhomba naho na nyina niko yibaga se akayatundira iwabo ugashaka kuguta yagezeyo miliyoni 9 ukaza uti kuki mutashuhije amazi atugu uzaza n'abayashusha ukagera ku irembo uti wagarukana akaba yafashe akaba yageze iwabo naho yatangiye kera kwiba iyasenyeye nyina nawe igeze cyo kumusenyera iyi ntiva mu rugo bene iyi rero ntibayirepe nta repetisiyo ziyirukana izaga muri repetisiyo ukavuga uti turirimbe ngo mbega urukundo birije ati turaririmba murinzi we umubitsi wakorana ati turaririmba ahugejeje ukuri perezida ati niyo mutaririmbye iyo navuze ubwo nibyo abandi batuta hari twatora undi perezida ati ngaho ngiye hanze muragiye dirije ati navuze ngo turirimbe iyi nizibika zari amagi perezida akagaruka ati ntumvugireho ukaba rurashidikanye si byari repetisiyo iyi rero iyituye muri korali ahitiki oya iyi hatuye ubwo korali bayari bwishisha yari gushite icyo nkuganije ngiki si umuti ifa pare chose ni ngombwa kuvuga ibintu ariko tukavuga n'umuti umuti muri gushaka ntuzemera umuti n'uwo gusenga no kwiyiriza ubusa n'igihugu cyera iyo cyategwa barasengaga bakiyiriza iki ubusa na Yehoshafati yarasenze yiyiriza iki ubusa
nini newe bakatiwe barasenze iki ubusa ntabwo wapfa kuyirukana cyangwa igitabo nta matitira y'ikanga ikigukubitaga mu jisho ukajya akanyarira ukaradiza y'abagore wajyanye kino ugiye gusenga tubikore neza rero icyo nakuganizaga hari dayimoni yazengereje ingo izengereza n'imiryango iyijaga mu biro urumva muri biro ibiro nk'iyi ukaba ufite n'umudamu ukora ari uko yuriye indege ariko ugafata umukozi wo mu ntacyo naho ubwo na so nuko yarari ubwo ivuye muri so yurira agakingo gake nyine ntiyaruvuyeho niyo mpamvu ijambo rivuga ngo haleluya iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha ibya kera bigize ute biba bishize bivuga ngo Uwiteka icyo Yesu akora agukiza uko wavutse aho tuzahakomereza ubutaha ntikamba amatorero ntikamba idini uyigerana mu bapendi ukayambukana mu badive ukayirindukana mu bameto ukayitera mu bakateruke ukayishyira mu bayisilamu ugakuramo inkweto ihari utishara na dururaha yicaye aho mukaba muratashe ukajya kurya ruswa ukayibirindukana ku ruhimbi ukayidiyakonana ukayibirindukana mu babikira ukajya uraterura ibitabo uhereza padiri nawe uri kumurebesha ishishwe mukaryamana papa agiye iyi nimbi iyi fatirwa imyanzuro wicara mu rugo ukavuga uti famiye yanjye yose reka nguganize uzi ko ndi mu bakozi b'Imana bagasebya abandi bakozi rwose icyo nakwifuriza abakozi b'Imana nkanjye ni ugusenga no kwiyiriza ubusa barwanya izi dayimoni zanze kugira uzi iyo yageze ku itorero bajyaga amaturo nk'inyoni ziri kurya ururabyo iyi barayarya ni uzi iyo yageze mu bakinnyi b'umupira umuntu ajyaga afite ikintu agafite ipfunda ry'umuhanga ngo ugarahangamura amakipe kandi bakamutsinda umunani akagumanira ishami ry'umuhanga ariwe uzi yigeraga mu bagiye gukorera perimati mwana wanjye agakenyereho gatuma kumunda atsinda n'imodoka ya mbere afashe akayihirika epfo iyi ni inyagwa nimbi ariko ntirusha Yesu niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nta mavuta mbone kwaka ishoborwa n'ibintu bitatu kuba uri mu mavuta y'umwuka we kabiri kuba usenga ubudasiba gatatu kuba wiyiriza ibi bintu bigira aho biyigeze ukongeraho kwizera ko Yesu ari umwe ipfaka gutinya Yesu bivuze ngo ni mu izina rya Yesu bose barahura nkaba nagusabiraga gusengera isi igahagurukira kurwanya uyu mudayimoni ubwo buzaga bukagenda muzabwiruka ariko iyo yatuye ntabwo isaba umugore gusenga wenyine iyo umugore yigirije wenyine umugabo yisigaranaga mu rugo wataha ukabona umutwara arataje ati sinyora nagupenda sinyora ati bite mada temereza igikarasha nshiraho itabi utitoka nawe madamu rero ati toka katekaje n'abayesi ati ntabwo utabi mu rugo rwanjye ati nakubwiye ngo mbereze iyi mukora ikipe yo gufatanyiriza hamwe niyo mpamvu ingo zifite abantu bose bakiri nzisabiye umugisha kuko umwanzuro ziwufatira hamwe byo byaryoha kuko umwanzi muhuriyeho aranesheka babiri bishumye
niyo mpamvu turasengera n'ingo kugira ngo bose baje mu gakiza buryo uko binari uko binari none se umuntu urwaye uburozi burwaye umugore n'umugabo akivuza umugore gusa n'umugabo buba bukize hari igihe madamu akira agasigara arwaje none urwajije mu bitaro w'abasetse uri mu nzu y'imbaho batari kukubaga weho udafite ubwoba bazanaga ibyuma byakora hasi turubanda rw'umwami ndabigenza gute bati nibyo murabana uri mu ibagira bayiteguye kubagwa n'ubwo baba batazamuba ibyiza ni ugufatanyiriza hamwe tugasaba umwuka wera dore pantekote iraje nta mavuta Yesu mbone kugira ute kwaka nikize ni ugutwika ibiri kwaka mwambara intwaro z'Imana zose kugira ngo mubashe kuzimya imyambi wa mubi agira ute abarasa iyo bisanzwe uri kwaka nabyo birasha naho inzoka yariye Pawulo bomotse bamaze gukira bacanye havamo inzu ariko imuruma ari kwaka ariko ari yaramurumye ariko imuruma ari kugira ute ari kwaka akunkumurira aho hambye yarakaga acanye n'umuriro uri kwaka akunkumurira mu muriro iyo baba batabacanye yari gukunkumurira yakunkumuriye mu wo yacanye niyo mpamvu gusengerwa ntacyo bimara iyo utacanye iwawe ariko iyo wacanye iwawe ugakunkumuririramo amara arigaraza ugakunkumurira mu muriro ubujura bukaza ugakunkumurira mu wo wacanye aravuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntukagira ute ntukazime dukeneyeho gukunkumurira ibintu bitureretaho urugo rwose ruba rufite ibirureretaho ariko Kristo akavuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka kugira ngo nibirereta dukunkumurire abazimu nibarereta ukunkumurire ubaha twicaye haleluya ubu uri kumva ugize amavuta ubu nta bintu nta gahinda uri kumva ufite kuko umuriro uratse ubu hano ku gusenga rwa resifa emango yaho umuriro uratse nabari kutwumva umuriro uratse hari ibintu biri gukunkumurira uyu watse rero niwo dukunkumuririramo ibiri kuturereza eremasi yafite abo umushumba agomba kugira akunkumurira ibimureretaho abe padiri abe papa abo mwisilamu abo mudivandiste abo umumeto abo umuhanuzi agomba kuba acanye uwo muriro acanye ibimwibesheho ngesika emango akabikunkumurira mu muriro agize ute yacanye umuriro wa pantekote wa kanimasi yafika sirimanga niki Danieli yashoboje inka zagiye kumugeza isanga ari kwaka niki basadura ko bashoboje umuriro bagiye gutwikwa basanga nabo bagize ute bari kwaka umuriro uhura n'undi niki Eliya yashoboje abahanuzi ba Bayali haleluya bacanye umuriro nawe aracana Zafita Niba none haba yari bacanye umuriro waba wanga kwa urasi ariko wayeri yugira uraka umuriro umanuka mu ijuru utwika igicaniro wayeri yuraka remasiya erekani masiya la différence entre chrétien et iyo ducanyura ariko abandi iyo bacanye ntiwaka urasi itandukaniro ryacu rero ni mpamvu wagukira aho abandi barohana uyu mwanya ku rubuga hakenewe amavuta Yesu mbonekwa bakumeneka iteka baguhora nkwihangiye amaso urumva kunkumurira ushobora kutabyumvishe ntabwo basenga nabi ahubwo ntibagira umuriro wo gukunkumuriraho ibiri kubarebetaho ntibagira kandi byanga bikunde de toute façon Satani azanakureretaho azagukururukaho kuko aragutinya ariko azagukururukaho nagukururukaho rero
inzoka yashakaga ni uguca akaboko gakora ibitangaza icyo nzakikuganiza uzambwira tugarutse kurubuga Imana ibahereze umugisha twibagiwe rero ko turi kuri za kamera ahubwo amavuta aramanuka ariko nta nibyo byiza kugira ngo n'amavuta akore kuri izi kamera ubutaha nitugaruka nzakubwira abadayimoni baca ukuboko gukora ibitangaza iyo baciye ukuboko gukora ibitangaza upfa nta gitangaza ariko Yesu aguteraho Yesu niwe ufite pièce de rechange z'abantu iyo bihamagaye birita karame mwana data wa twese uri mu ijuru shimwe Yesu dusengeye amahanga duteze amatwi ababyeyi abagabo abasore abakobwa itorero dokinamasi igihugu iki kiganiro roshara iyi dayimoni itava mu rugo iyi itava mu biro iyi itava mu kazi iyi itava mu mishinga iyi dayimoni itava muri business iyi ihora mu makora iyi dayimoni itava mu masambu yawe iyi basenze ntige iyi baririmbye ntige iyi bacuranze ntige setikane bose tuyirukanishije imbaraga zikora dusengeye bene bacana umuriro barundanye umuganda ndagushimiye uwo bwiye Pawulo ngo narundanye inka cyane waruzi biramukururuka arantuganishirije uzibira bakururuka ariko uravuze ngo ntibahure ntihazapfa n'umwe kubera ko bacanye umuriro imbwa higashira abasenga bacane bashira imbere kandi batwika ibibakururuka abashumba bacane abadiyakoni bacane